mu gicuku cyo kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 9/02/2026 mu ishyamba rya Intobwe riherereye neza hafi ya Uvira ibintu bibaye ibindi mu burengerazuba bw'amajyepfo ya Uvira mu misozi miremire aho kuri ubu Wazalendo ikomeje operasiyo zikomeye bakomeje kwigishwa muri iki gicuku imyitozo irarimbanyije nta kuryama nta kugira gute bijyanye nuko hagiye hagaragara ko mu Wazalendo batazi gukoresha ikoranabuhanga ni ikifuzo kandi kigezweho cya muri ya Kutumba umvikanya avugana na Etat-Major agira ati nibyo dukeneye ko bamwe mu basore bacu b'Abazalendo mubaha amahugurwa akomeye yewe harimo no gukoresha drone kuko benshi mu FARDC bagiye bagaragara ko ari abagambanyi bagiye bagaragara bagambanira igihugu n'ibikorwa dukora kuko mu FARDC rimwe na rimwe twagiye tubasaba ibijyanye n'umusadu ubwo twari twugarijwe muri ho plateau ariko batinda gukoresha drone ndetse biranavugwa ko hari bamwe bagiye bagurwa bakohereza drone M23 bikarangira izirashe kuko bazohereza bagatanga kurudone bazoherejeho byose ntabwo tubishaka turashaka ko mutoza Abazalendo bakaba ari bo babikora ibiro nibyo bitumye haba imyitozo ikomeye igamije kuba yaba mu buryo bwa basic military orientation iyi ni imyitozo yibanze igamije guhindura Abazalendo abantu basobanukiwe imikorere ya gisirikare kuri ubu bakomeje gutozwa ibijyanye na military discipline and code of conduct, chain of command, rules of engagement ndetse na military ethics and civil protection. Nkuko rero bitugenda tubibona biravugwa ko muri iri shyamba bamazemo iminsi igera kuri 3 ariko muri iki gicuku bari gukora pass out kandi bakomeje kugenda basatira Uvira aho bivugwa ko bagomba gukora ibishoboka byose bakayigarura mu maboko y'igisirikare cy'igihugu nkuko bigaragara kandi bivugwa ibi ni biri kugenda mu gihe bimaze iminsi bigaragara ko Abazalendo bagiye bivanga mu bikorwa by'ubugizi bw'arabi birimo gusahura abaturage ndetse no kugirira nabi rubanda nyamwinshi muri ibi bice ariko biravugwa ko bigiye kuba amateka bijyanye nuko ibintu zamaze kuvugururwa mu yandi makuru hari akomeje kugenda agaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bivugwa impunzi z'abanyekongo zikaba zikomeje kugenda zigirirwa nabi mu Burundi nkuko amakuru yasohotse yibanza bigaragaza hagati aho raporo biometrique des accords de la paix en Afrique yashyize ahagaragara isesengura rishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kuko raporo yagenzuwe bwa mbere ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2026 iragaragaza ko amanota rusange yishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano atigeze azamuka mu kwezi kwa 12 2025 ibiro bikaba bigaragaza igabanuka rikomeye ry'umuvuduko wari waragaragaye mu mezi abanza mu mezi ashize habonetse intambwe igenda yiyongera kuva ku igenekerezo rya 9 mu mpera z'ukwezi kwa 7 kugera ku igenekerezo ku kigereranyo cya 19% mu kwezi kwa 8 ikurikirwa na 21.6 mu kwezi kwa 10 imugerero kandi byagiye bigaragara ko byagiye bigabanuka ni nako ro byagenze nkuko ro bitangazwa kandi bivugwa roko informa ziratubwira ko nubundi operasiyo zirakomeje muri iki gicuku bwana Safari wiriwe neza mwiriwe bihagaze gute Safari Abazalendo bakomeje guhabwa imyitozo uranambwira uti basa naho batangiye gukora advance bihagaze gute abagenga n'ubundi by'ikomeye cyane barashaka kubanza kwihanangiriza yitwirwaneho yiyunganye na mama 23 muri no misozi ya za Minembwe n'ubundi barashaka ko operasiyo basa nk'abapanze umuntu guca agasuzuguro aho yahindutse teritwari kandi itari muri teritwari urumva nyine barashaka gusa nk'aho bagira ariko ibanze cyane barashaka kongera gufunga za nzira n'ubundi zica mu bijombo zerekeza muri Uvira kugira ngo uno Uvira ivemo noneho bayigireho ubugenzuzi bwimbitse kugira ngo berekane ko bafite agaciro muri iki gihugu cyabo nyine aho bavuga ko
abatewe abasagariwe. ubwo urumva rero ni imirwano n'ubundi ubona ko atake ahantu ziri guturuka n'ubundi akse nakubwira ko ari akse ya mbere iva za Mutambara nyine yerekeza Mwenga, nyine urumva n'ubundi baberekeza aho bita Itobwe. nakubwira yuko ibingibi bihita bijya za Nikarati byerekeza Nikarati akaba ari isibaniro, akaba ari ahantu hababaje ahaba iri huriro rya FARDC cyane cyane aba FDLB kuva yaho twirwanaho na M23 basenya ibirindiro byabo. byari bimaze hafi imyaka igera muri 20. urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, ubona ko ari imirwano ikomeje kugenda iba mibi cyane muri ibi bice cyane, twitsa kuri ibi bice bikomeye cyane birimo imirwano, ndetse ubona ko n'ubundi bafite gahunda yo kwegera umujyi wa Uvira, kuko namaze kuvumbura ko hari amafaranga yashyizweho timu ishobora kuzinjira mu mujyi wa Uvira izahabwa amafaranga menshi ku rwego rwo hejuru, kubera yuko uno mujyi wa Uvira abantu bazabasha kuwutsindira bizaba ari ibicika, ngo bafite misi ikomeye cyane yuko bazahabwa amafaranga y'akavagari yashyizweho ku bufatanye bw'ibihugu byose, haba ku bwa Kisekedi ndetse no ku bwa Neva, bafitanye umubano udasanzwe wihariye wimbitse mu bigendanye n'ubucuruzi. nibyo nabashije kumenya nanjye, ariko nicyo nagutangariza nuko bikomeje kugenda bibi, ndetse ubona ko muri iki gisagara cya Minembwe abaturage batangiye kugira ubwoba bitewe n'urusaku rw'amasasu, imbunda ntoya n'imbunda nini. ubona ko n'ubundi iri joro abenshi baraye bumviriza, kuko natwe tujya amagingo abenshi baraye bumviriza urusaku rw'imbunda nto n'imbunda nini. urumva ubu nyine bigaragaza ko abaturage ibituze byabo risa n'ibyahungabanye. amakisi agiye atandukanye, ibintu ari hatari. yego, nakubwira ko n'ubundi bamwe mu bakomeje kugenda bumva imirwano iri kubera hakurya, abashaka kuvuga ngo FM makumyabiri ishobora kuba yaragezeyo koko. hakurya uvuga ni Safari? ni nyine kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. yego, bari kuvuga ko bashobora kuba barashyizeyo bitewe n'uburyo bamaze iminsi bagaba ibitero bituruka nyine mu gihugu cy'u Burundi bagana nyine muri ibi bice n'ubundi byegereye imipaka ya leta ya Congo. yego, ibi byose biri kuba n'ubundi imirwano irimbanije mu bice bigiye bitandukanye. ni ibihe bice watubwira biri kuberamo imirwano? nakubwira nk'ibice bya Mwenga, ariko magingo aya harimo udusentazi bivuga ko makumyabiri yadufata, ariko kuba ntari nahashyika ngo ndebe ko situwasiyo imeze, ntabwo nahita ndesiza, kuko n'ubundi uyu munsi ufite gahunda yo kugerayo, kubera imirwano ubundi yaraye ihafakiranishije ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. yego, nakubwira n'ubundi ko n'ubundi muri teritwari ya Fizi n'ubundi imirwano yabaye, abenshi bari bazi yuko muri biriya bice n'ubundi bya hafi na Baraka arimo 23 yari iri, ariko haza kuvumburwa ko ari aba FDNB ndetse n'abo Wazalendo n'aba-FARDC bakomeje kugenda bisubiranamo ku rwego rwo hejuru, bikaba byakuruye imirwano ikomeye cyane. benshi bari bazi ko bamukuye yashyitse nyine muri ibi bice. yego, ibi ngibi bikaba byagaragaye ko ari intege nkeya, ko mpamvu yaba igiye kurwana noneho ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko haba habonetse icyuho gikomeye ndetse kinakomeye cyane. navuga ko niba batangiye kwisubiranamo bitari buze koroha gukomeza kwavansa mu rugamba. yego, mbona none rero hano hafi n'umunsi n'umujyi, icyo nakubwira cyo naho haraye humvikana urusaku rw'amasasu, ariko uwuhe mujyi?
bivugwa ko byari hafi n'ubundi n'iyi hoteli ya Karisimbi iherereye mu wuhe mujyi? n'ubundi ni hafi no mu mujyi wa Uvira. Yego. Bivugwa ko n'ubundi bari abakomando b'aba FNB bari baje kureba buryo ki baca mu cyuko n'ubundi kubera gutatanya umusada ari mu basirikare b'23 bugarijwe cyane n'ibitero by'abasirikare benshi kandi bafite imbaraga ndetse n'ubwenge bukomeye cyane mu mirwanire. Bari bazi ko n'ubundi umujyi usizemo b'abapolisi baca urwaho nyine kugira ngo baze barebe buryo ki hari icyo bakora, ariko birangira naho habaye imirwano ikomeye cyane muri ibi bice. Yego. Bigaragaza ko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda binagwa za Kigongo, naho hajeyo ibitero magingo aya ngaya ntiwadesiza ese Kigongo iracyakotorwa n'amabakwiyaratu, kuko uburyo ibitero biri kuva muri Tanganyika bigana za Kigongo bishobora gutuma ushaka gutekereza ukavuga uti ese mwuka byaramwe iyi Kigongo ibigutanga byaba 23. Urumva nyine n'ikibazo gikomeye cyane. Urumva muri iki gitondo ntabwo wadesiza uko byifashe, ahubwo nkaba nanjye ndi gushaka buryo ki nasimbuka nkagenda njya ku materi yose tukareba uko byifashe, kuko magingo aya nakubwiye ko ari mwoto urusasu rwaraye ruvuze ubuhuha, magingo aya urusasu ruracyavuze ubuhuha, abaturage bafite ubwoba. Urabona ko bisa nkaho byahindutse ndetse ibintu byabaye biri ku rwego rwo hejuru. Abaturage bari kuva mu zabo bahunga cyangwa bagumye aho bari basanzwe? Mu gace ka Mwenga benshi bamaze iminsi bakomeje guhunga. Nakubwira yuko n'ubundi noneho hano muri teritwari ya Fizi n'ubundi hafi na za Baraka bakomeje kugenda bahunga. Nakubwira yuko ahantu bita za Butezi na Gandu hakomeje kugenda humvikana imyitozo ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Wumva ko n'ubundi basa nkaho ni mu bice n'ubundi bya Mwenga bikomeje kuba ibindi bintu. Mu gihe kandi bivugwa ko ahangaha za Walungu M23 bashaka kwihakura ku rwego rwo hejuru. Sinzi impamvu uko bimeze, kuko aka gace ka Walungu navuga ko kari hafi neza n'umujyi wa Ntuza wa Bukavu. Yego. Kuba hazi rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane kiri guteza akaturuvaye ku rwego rwo hejuru. Ikindi urumva ko n'ubundi inyuma y'aho bimitse visi guverineri wo bita Gadi Mukiza w'umunyamurenge, ibi byateje akaturuvaye gakomeye magingo aya. Bakaba barakumva ko bamwimitse ku nyuma y'umunsi w'ejo nabwo yatangiye imirimo ye. Abanyamurenge rero bari kwishima rwati ubwo bimutse umuturage wacu, umuntu twabanye ya hafi, uko byagenda kose hari ikintu ari bukore mu bice bitandukanye. Akaba yaratangiye imirimo ye hano i Bukavu n'ubundi nk'uko ariho hari ibiro bya guverineri na visi guverineri. Ibi rero bikaba bituma habaho ikintu gikomeye cyane ndetse kiri guteza urujijo ku batari bakeya, ku buryo usanga benshi bari kuvuga ngo birashoboka ko ariyo mpamvu ubona bashyize imbaraga mu bice bikomeye cyane hano mu Minembwe. Ubona ko intambara ishobora noneho kuva muri ibi bice bya Minembwe hatagize igikorwa, noneho izarenga intambara zose zigeze zaba muri ibi bice. Ikindi nakubwira ni imirwano ikomeye iri kubera mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Yego Safari, ndikuvuga ati mu ishyamba rya Kibira riherereye mu Burundi. Icyo wenda kuba dukurikira twebwe tuba tubyumvira ku ruhande rwa Kongo, ariko dushobora no kuba dukurikira bashobora kutwandikira bakavuga ko urusaku rutumva, kugira ngo
byibuze tujye dukuraho n'urujijo rwaba bavuga ngo ibi biba bivugwa si byo ibiki, akenshi na kenshi biba bibaho, ariko uburyo umuntu akoresha imbaraga zo kuzenguruka umwanya igihe umuntu akoresha gikomeye cyane kugira ngo anekinge shuwa y'ibintu ari gukora ndetse n'ibiri kugenda bibatuma aca urujijo ku bantu bagiye batandukanye. Nakubwira yuko amakuru njye nakiriye ariko abenshi batajya kwikanga ko Kibira n'ubundi hari imirwano ikomeye kuko hari amaze iminsi harimo aba FPR bafatanya n'aba FDLR, urumva ko n'ubundi bashaka kuba bakomeza kugenda abamugabanya umutekano, kuko kuva hano Kibira n'ubundi ugera Kamanyora ni iminota mike cyane, umuntu waba uri mu Kibira turafata Kamanyora byakoroha ndetse akoresheje na za mbuga bigasa mu birometero birebire. Safari ariko wongera ijwi ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira urabona kuva hano mu Kibira yego byakoroha cyane kugabanya umutekano, haba hano Kamanyora hafashwe ndetse no mu biro bikuru by'umujyi n'ubundi wa Sud Kivu za Bukavu. Mfite ya mbunda ndende ishobora gukora washobora kurasa muri uno mujyi, kandi umujyi wa Bukavu navuga yuko ari munini cyane kandi umeze neza ku rwego rwo hejuru w'ibikorwa remezo, bigaragara ko hano Safari ntabwo tukumva neza. muri hangano wasanga ari ikibazo cya network ziba ari nyama ku masaha yako ko hanabyutse n'ikirere kitari cyiza. Yego ariko nari ndimo mvuga ni hano Kibira yego byaza kugorana hakomeje gukomeza kumvikanamo ino mirwano. Ibyo byo mu Kibira bwana Safari byatangiye ryari? Ino mirwano n'ubundi nyuma y'uko n'ubundi habereye imirwano ikomeye ariko ku rwego rwo hejuru, hagapamo abaturage hagapamo abasirikare benshi ku buryo imodoka zatunze. Ino mirwano yongeye kubura n'ubundi mu masaha y'ejo, ku munsi w'ejo nyine mu masaha y'ikigoroba nibwo yatangiye kubura, ndetse biza gukomera mu masaha y'ijoro. Ibi rero abenshi bakomeje kugenda bavuga ko M23 yaba yaragezemo ikajya guhondagura abasirikare bamaze iminsi bari mu myitozo ikomeye. Ni urujijo ku bantu, ntabwo twari twatohoza neza kugira ngo tumenye situwasiyo esema aho kugira turaba yarageze hano mu gihugu. Hari benshi bakomeje kugenda bavuga ati M23 ishobora kuba n'ubundi yarageze bitewe n'uburyo aba FDL ndetse n'aba FDL bakomeje gushotora M23 ku rwego rwo hejuru, aho navuga ko bahana imbibi n'ubundi muri ibi bice. Nakubwira yuko ataraha gusa n'ubundi kuri iyo mipaka ya za Gatumba ndetse na za Kavimvira bigaragara ko bakomeje kugenda bagaragaza gushotorana ku rwego rwo hejuru, ntabwo yarakomeza kugenda yiyama ingabo z'u Burundi ndetse n'igihugu cy'Uburundi ngo mureke tubane mu mahoro, ikintu cy'imipaka gifungurwe mu mahoro katabayeho intambara. Ni mu gihe kandi byose biri kuba, neva we yavuze ko atazigera afungura umupaka kereka ngo ategereje ko imipaka izafungurwa ku ruhande rwa leta ya Kongo, aho yatangaje ko imipaka ngo izafungurwa rimwe n'imipaka ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Sinzi impamvu yavuze ayo magambo, ariko ugenekereje cyangwa ugashyira mu nyurabwenge usanga ko wenda kuba yaravuze ibyo ari uko wenda hari ibyo kiba agitegura ndetse agishaka kubanza gukemura kugira ngo n'ubundi ikibazo azagikemurire. Ibi rero bikaba bigaragaza ko izi ntambara zikomeje kugenda zituruka muri ibi bice zisatira aho n'ubundi M23 ikontorora. Ni kwa kuba impamvu ikomeye cyane yuko M23 ishobora no gusimbukira muri ibi bice bya Kibira, ariko ntabwo ntamekinga kuba ngo ndembyemeze, ariko tuzatohoza nk'abantu bafite hagize icyo tuvumbura kuri iyi no mu Rwanda ko Safari urongera ijwi. Ntihagize icyo amenya
kigendanye n'uko bavuga ko abasirikare b'amaguru bataba bararungitswe muri ibi bice. Yego. Nahita nkumenyesha bidatinze ku rwego rwo hejuru kuko n'ubundi nicyo turabishinga kugira ngo tumenye aho situation ni ibiki biri kuba bitewe n'imirwano ikomeje kugenda hato na hato. Nakubwiye ko uzagatumba naho mu misozi yaho hejuru naho habereye imirwano karundura ikomeye, abenshi bakomeje kugenda bavuga ngo birashoboka ko mpamvu yaba yagezeyo, ariko kwa ko nta makuru ahagije ngira nabona. Nicyo nakubwira nuko hari icyo ngiye gukora kugira ngo menye amakuru yimbitse, hagize icyo menya nahita nkutangariza bigatinze. Ku bijyanye na deployment ho bihagaze gute kugeza ubu? Nyuma rero n'ubundi bakoze deployment ku ba FDN, urabona ko n'ubundi nta deployment ari, kuko n'ubundi deployment ikorwa mu masaha y'ijoro. Nijoro nibwo ku munsi w'ejo nibwo yakozwe mu masaha yawe mu masaa 3 n'igice saa 4, aho n'ubundi bagiye bongera imbaraga mu ubona ko bisa nkaho bifite imbaraga kugeza kuri Safari urongera ijwi ntabwo tukumva neza. Ndumva bikomeje kugorana, ariko icyo nshaka kubwira. Yego. Nakubwira yuko n'ubundi ku masiteri atandukanye bagiye bahongera abasirikare ntabwo muri ino teritwari ya Warungu. Nakubwira yuko n'ubundi ahabaye teritwari ya Nuza naho mu bice bigiye bitandukanye. Nakubwira ko bamwe babashyize za bihugu ngo bakomeze kugenda barunda abasirikare benshi, kuko bafite gahunda yo buryo ki bazagenda bamvasa, bamwe bagaturuka epfo abandi bagaturuka ruguru, kugira ngo bongere bakure muri teritwari n'ubundi niba arimo mugabe wo kongera. Safari ntabwo tukumva neza, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire, ni ikibazo cy'ihuzanzira, ubwo nanjye ndi kugenda mu misozi, muratwihanganira, nibiza gukunda turasubira. Nta kibazo, namwe banywanyi mudateba kubana natwe, reka tubashimire cyane ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.